wowe gushima aho bavutse. Abo tunganya imyaka benshi ntibakibaho, ahabo haribagiranye. Abo tungana, abo dusangiye amateka ntabwo bakibaho. Ibyabajyanye nanjye byarandebaga, ariko birangije urandinda. None turiho kugeza uyu munsi. Nta mpamvu yo kwiganyira, nta mpamvu yo gutaka, nta mpamvu yo kuvuza induru. Iyo akoze bya bindi izakora n'ibindi. Twebwe rero sinzi icyatubayeho, umuntu agutekera ibyo kurya ari umudamu wawe, ntiwigere na rimwe umubwira ngo urakoze. Mwabibonye ukuntu abagabo duteye? Ntiwigere na rimwe umubwira uti sheri urakoze. Noneho kankubwire rero utabikoze rero dore ikintu ubuvuze. Swate buri ububigaye cyangwa utararezwe. Uwo bita engara. Engara ni umuntu udashobora gushima, ni ikimenyetso cyo mu minsi y'imperuka. Ariko mureke muri iteraniro twige kuvuga kandi n'ubugome. Ni n'ubugome, ni n'urugomo. Kubwira umuntu ngo urakoze, ibyo birakunanira koko ko nta kintu hiragusabye umuha. Nukuzirikana ikintu ukorewe niyo cyaba ari uburenganzira bwawe. Uti ni uburenganzira bwanjye. Niyo mpamvu muzajya mujye mubona abantu, ukabona abantu babanye nabi kandi bitari ngombwa, kubera ko babuze ka asante merci. Bajyaga bavuga kera ngo asante ngo yamaze amapera yo kwande yo kwa padiri, kabitajya yibagirwa. Amen. Ikazakurikirana urubyaro rwawe utagihari. Abandi bantu ujye uzataha bazaza bavuge ngo yego turahari, ngo nubwo nyine ngatashye ngo tuzakuba hafi. Barabeshya, bazavaho ku kiryo birangire. Ariko ijambo Imana yavuze, haleluya, iraririnda. Kuby'Imana yakoze, nyishimira ibyo yakoze narayibwiye, nkayibwira nti wa Mana we nkorera kino kintu ikagikora. Icyo ngicyo nacyo ndakishimira. Ngashima ibyo yakoze ntazi, ntanabasha gutekereza, tamenya nuko mpa agaciro, nkayishimira n'ibyo yakoze ngewe naba nibuka naba nzi. Ubu uri umuntu uzi ubwenge, ugateganya yuko hari ibyo Imana yakoze utasengeye, utasabye, Imana yagusaba ifashe nk'icyemezo irabikora. Imana rero ukuntu muyibona igigaya. Igigaya. Ntabwo Imana ikennye ngo urayifashe. Ntabwo ifite ikibazo cy'abana batagiye ku ishuri, ntibuza yo kwishyura inzu. Ariko ishatse ngo uyishime, irakubwira ngo niba ushaka kuvuga ngo uje kunshimira, unshimisha umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ibyo utunze bingahe byose. Tekereza rero. Niyo mpamvu hari umukecuru agiye gutanga amaturo yo gushima, amaze kuyatwanga mu rusengero Yesu yarahicaye, ahita avuga ati ngiye gutangaza uko abantu bagiye batanga. Umwe Yesu avuga ati ahagurutse umukecuru w'umupfakazi ati hagarara hano, niwe watuye menshi. Abakire baraho bati ngo iki uyu muntu utagira n'icyarya yatuye menshi? Yesu aravuga ngo yatuye igikoroto kimwe, ariko niyo kapitale yari afite, nicyo yari asigaranye. Imana rero igiye kutanga ireba icyo utanze n'icyo usigaranye. Bibaho byose muhore mushima, mu bibaho bingahe byose. Kubera iki dushima mu bibaho byose? Ni impamvu nababwiye tugitangira, nuko n'ibyo udashaka udakunda bikubayeho, Imana ishobora kubyengamo umunezero. Mu bibaho byose muhore mushima, mu bibaho bingahe byose. Kubera iki dushima mu bibaho byose? Ni impamvu nababwiye tugitangira, nuko n'ibyo udashaka udakunda bikubayeho, Imana ishobora kubyengamo umunezero. Reka twibaze niba iryo jambo turyemera ko ari ukuri, twemera ko imibabaro yacu yose ariko ayizi kandi akayihindura umunezero watunezeze. Imana iramutse ifashe imibabaro ikayikuramo amashimwe, igafata ibitubaho byose ikabikuramo amashimwe, mwakaba ntabyo, nta mibabaro agira, undi afite imike, undi afite igereranyije, undi afite myinshi, hanyuma Imana ikagenda ikayihindura. Ninde wajyana amashimwe menshi? Nufite imibabaro ingahe? Myinshi. Niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo mu bibaho bingahe byose muhore mushima, kuko ari by'Imana igira gute ibashakaho. Umuntu ashobora kumbona mpagaze hano, ngiye hano nahazanywe n'imibabaro, niyo yangejeje hano mpagaze. Kandi Imana iza kungisha inama, sindi kubyemera. Hari ibintu Imana ikoresha ibitubaho tudashaka,
tutifuza. Niyo mpamvu musoma Bibiliya haranditse ngo ndabatirisha amazi, ariko inyuma yanjye hari uzabatirisha umwuka wera n'iki n'umuriro. Umwuka wera wo murawuzi, ariko umuriro ni ibigeragezo. Ntabwo rero umuntu abitoranya ngo mana ngo urumva ngo ngiye ukubwira rero ngo bigeragezo ngo oya, Imana niyo igutoranyiriza. Bibiliya ikavuga ngo hamwe n'ibitugerageza ntabwo izemera ko ugeragezwa ibirenze kwizera kwawe. Hamwe n'ibikugerageza izagucira kanzu ubone uko ubisohokamo. Njyewe rero ubu ngubu hagize ibindi ibyambayeho n'ibiri kumbaho n'ibizambaho, naje kubona ko umuririmbyi yavuze ngo byose biva mu rukundo rw'Imana. Ijambo ry'Imana ngiye kutugezaho. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikiranuka, turagushimiye. Turagushimiye uyu mugoroba. Ni umugoroba w'umugisha, ni umugoroba w'ibyishimo, ni umugoroba duteraniye imbere yawe, ni umugoroba tuje gushaka ibihembo ubugingo bwacu. Kandi urabifite. Abaririmbyi bavuze neza ko no mu butayu uhahindura amasoko, amazi akadudubiza. Ibyo bishaka kuvuga ngo utanga ubuzima aho butari buri bukahaboneka. Ushimwe kandi uhimbazwe mwami wacu. Turasenze kugira ngo ugendere buri wese mw'iri teraniro, mwami Imana yacu, ugira icyo wakora ubugingo bwe. Kandi dusenge umukozi wawe, umwambika imbaraga, avugishwe nawe, imbaraga zawe nyinshi zibane nawe. Urakoze mwami, umugotesha ingabo zo mu ijuru, kandi abamarayika bashinzwe amateraniro bamuzenguruka impande n'impande. Urakoze ko wumvise gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen. Reka twongere dushimire abantu mwese muri mu kino giterane. Reka dusomere ijambo ry'Imana rikubiye mu ntego y'igiterane. Igiterane ni cyo gushima Imana, kuko byanditse muri Zaburi ijana umurongo wa 4. Ushaka wahera ku murongo wa mbere, kuko ni imirongo 5 gusa. Ugahera ku murongo wa mbere, ariko uwo murongo baciyeho akakato highlight ni 4. Ahantu basurinye bashyize kuri 4. Reka dusome ko handitse. Haravuga ngo Zaburi 104 ni na Zaburi yitwa gutyo. Iravuga ngo ni Zaburi yo gushima. Kandi Zaburi ni indirimbo. Ni indirimbo zitondetse nuko zitwa Zaburi. Zaburi ni indirimbo. Hano haravuga ngo mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka iki impundu. Mukorero Uwiteka munezerewe. Muze mu maso ye mugira gute? Muririmba. Ni ukuririmba. Zaburi 100 niho ndi ngeze ku murongo wa 3. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye, natwe turi abe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Ini ndirimbo kandi yakorara amahoro. Iyi Zaburi bakozemo indirimbo. Bageze ku murongo wa 4 ariho baciyeho umurongo, baravuze haranditse ngo mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza Imana, mushime musingize izina rye. Bakavuga n'impamvu dukwiye kumushima, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose, amen. Uyu mwanya tugiye kureba ibintu 5 dukura muri iyi Zaburi ya 104. Cyambere turebera hamwe, turaza kureba ngo gushima ni iki kandi bashima bate. Cyo cyambere tugiye kurebera hamwe, ko batubwiye ngo igiterane cyo gushima Imana. Tugiye kurebera hamwe ngo gushima ni iki kandi bashima Imana bate. Icya kabiri turi burebere hamwe ni ukwibaza ikibazo gikurikira, kibaza kiti ni ryari dusabwa gushima Imana? Ni ryari dusabwa gushima Imana? Nko kubaza ngo ese hari igihe cyo gushima no kudashima? Turaza kwibaza rero ngo ni ryari dukwiye gushima Imana. Icya gatatu turarebera hamwe hari ibyo bita condition
kondisiyo ni ukuvuga ngo hari igihe hari ugeze yandika ngo ubabaye ngo nasenge ngo uwishimye aririmbe. Ese ni mu bihe bihe ibihe umuntu anyuramo, ibihe bitandukanye. Iminsi yose ntabwo isa, ntabwo iminsi yose imeze kimwe. Umuririmbyi yavuze ngo nyura mu mibabaro, nyura mu mataba, hose harukiki umutima. Tubasha kwibaza rero, ese ibihe bitandukanye Imana ikwiye gushimwa cyangwa hari aho tukwiye kuba turetse gushima tugakora ikindi? Icya kane turaza kurebera hamwe uburyo Imana ikoresha ibihe bikomeye tunyuramo, ishaka ibihe abarokore banyuramo badashaka, badakunda, ibyo twita ibigeragezo. Uburyo Imana ibivanamo amashimwe. Amashimwe iyakura mu bitubaho tudashaka, tutifuza, bikarangira tuje kubona byari ngombwa. Abantu bose bagiye baba promoted, bagiye bazamurwa mu ntera, byagiye bibaho bibanjirijwe n'amakuba n'akaga. Ibihe bibi tunyuramo tudashaka, tutifuza, Imana ibikoresha kugira ngo ihabwe icyubahiro. Ariko n'ubona wibikoreye amenye Imana bundi bushya. Tuzaza kureba uburyo ibihe bikomeye Imana ibivanamo amashimwe. Icyanyuma rero turaza kurebera hamwe isomo twakura mu byabaye ku mukozi w'Imana witwa Pawulo mu bice 16 mu byakozwe n'intumwa umurongo 23, ubwo yari mu nzu y'imbohe afunze, noneho akaririmba agasenga kandi ari mu gihe kidasanzwe. Tuzaza kureba ni iki twamwigiraho muri abo ngabo. Reka twihute kuko turaza kubona umwanya wo kumva n'umundirimbo. Tujye ku cyambere. Iyo bavuze gushima, ariko imirongo ahantu hatatu tuza twifashisha texte eshatu. Iya mbere ni Zaburi 104, niyo iri principale. Hanyuma turaza no kwifashisha ibyakozwe n'intumwa 16:23 kugeza 35. Tuze no kureba irindi shimwe ryanditse mu rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo cyo cyawo cya mbere umurongo wa 12. Nizo texte ziri principale. Zaburi 104, ibyakozwe n'intumwa cyo cya 16:23 kugeza 35. Tunifashishe urugero Pawulo yakoresheje mu rwa mbere yandikiye Timoteyo cyo cya mbere umurongo wa 12. Ikibazo cya mbere tugiye kurebera hamwe, gushima ni iki? Iyo bavuze gushima ni iki wumva? Gushima ni iki? Haba ari gushima umuntu cyangwa ari gushima Imana. Gushima ni iki? Iyo umuntu adashima bigaragara ko atagira ubureri. No kuvuga ko ikintu cyose abantu wera nako bizatugeraho, niko nkeka hari ibihugu bimwe n'ibihugu nabayemo bimwe, akantu kose umukoreye ko atitaye uburyo kangana aravuga ngo merci, thank you, asante. Usanga akantu kose ukoze uramubwira uti mwamba kayira ngatambuka nkukuciye muri korari, temwanyemerera ngatambuka. Iyo mwemereye avuga ngo merci. Twebwe rero sinzi cyatubayeho, umuntu agutekera ibyo kurya ari umudamu wawe, ntiwigere na rimwe umubwira ngo urakoze. Mwabibonye ukuntu abagabo duteye? Ntiwigere na rimwe umubwira uti sheri urakoze. Noneho kankubwire rero utabikoze rero dore ikintu ubuvuze, swate buri ububigaye cyangwa utararezwe. Uwo bita engara ni umuntu udashobora gushima, ni ikimenyetso cyo mu minsi y'imperuka. Ariko mureke muri iteraniro twige kuvuga kandi n'ubugome, ni n'urugomo. Kubwira umuntu ngo urakoze, ibyo birakunanira koko ko nta kintu hiragusabye umuha. Urakoze. Natwe abadamu byabidukora. Ntabe yakubwira ngo urakoze ugasanga iryo jambo umva bisaba nkaho bisaba kuri mwibutsa uti wanshimiye rwose.
niba ari ikintu kibabaza nabonye, ibi mbabwira ni ukuri kibabaza, ni ugutanga serivisi, ni ugukora ikintu ukabona ugikoreye ntacyo bimubwiye. Reka mba akarorero, akagero gato. Umuntu ugiye Rugerero, ugiye Ruhangiro hari iwanyu, usohotse ugiye gutega muri hano moto, urebe ukugerayo usanze hari umuntu ujyayo, hanyuma afite imodoka agutwayemo, aragutwaye ntiwabiramukanye, ntiwari ubizi, mugeze aho uviramo uti ndaviramo imbere, urasohotse kubisa umuryango urigendeye. Urumva utari ikigoryi? Uri ikigoryi, ufite ikibazo mu bwonko, ntabwo uri muzima. Uramutse ufite ubuzima nta kibazo ufite mu mutwe, wabonye kumbwira uti murakoze. Iyo utabikoze rero, iyo utabikoze, reka turebe ingaruka bifite kuri wa wundi waguhaye rifuti. Nta mafaranga guciye, nta cyagusabye, ariko ahita agukurikiza amaso, atubona ukuntu yambaye, nta mutima kigira, dore uko agenda ameze. Yumva kandi iyo umubwiye ngo urakoze kamukora ahantu. Ndabinginze mwige gushima ku kantu ko kose, nako wita gato ugashime. Amen. Gushima nicyo rero, ni ukuvuga ngo merci, nta kindi. Ni ukuzirikana ikintu ukorewe, niyo cyaba ari uburenganzira bwawe, uti ni uburenganzira bwanjye. Niyo mpamvu muzajya mujye mubona abantu, ukabona abantu babanye nabi kandi bitari ngombwa, kubera ko babuze ka asante merci. Bajyaga bavuga kera ngo asante ngo yamaze amapera yo kwande yo kwa padiri. Gushima rero bigaragaza ubureri. Icya kabiri, gushima c'est une formule de politesse yo gusaba. Nubundi buryo bwiza bwo kubwira wa muntu ngo nushaka uzongere ungirire neza. Iyo shimye ubikoreye abibika ku mutima akazongera, ariko iyo utabikoze yicuza icyatumye abikora. Ntago dutegereza kandi ko ibyo dushima biba binini. Hapfa kuba ari serivisi gusa umuntu aguhaye, aka serivisi gato bakayira ntambuke, niyemera ati urakoze, tubona uri umuntu muzima. Mubitoza abana banyu bajye babashimira, mubitoza abagabo banyu, mubitoza abagore banyu, nanjye mujye munashimira. Ndabwira abahano ningira ikintu nkora kakuramutsa, ujye uti urakoze kunsuhuza. None se kuki ubinyima niba utari umugome? Kumbwira ngo urakoze kundamutsa nibyo birakunaniye? Murakoze, mureke mubyitoze, nubwo bitari mu maraso yacu, ariko barabyitoza. Amen. Hanyuma rero kwari ugushima. Noneho yusomye, sinza gusoma amagambo y'Imana menshi kubera ku kibazo cya mbere narimo mbaza ngo gushima ni iki kandi babikora bati. Reka tujye ku Mana abantu bavuyeho. Imana rero iyo tujye kwishimira, twishimira ibintu ibi bitatu. Amashimwe y'Imana yose akubiye mu ngingo eshatu. Icya mbere, dushimira Imana ukwiri. Who he is. Ukwiri, uko imeze ngeze, nta kikoze, nta kiguhaye, uko konyine imiterere yayo yonyine dukwiye kwishima. Gute? Nk'igipfa. Ubwo se ishimwe, wowe utajya uhinduka, wowe utajya upfa, wowe utajya usaza, wowe udahemuka, wavuga Imana ukwiri nturagize. Muri byavuze ngo urukundo rw'Imana mwagereranywa n'iki? Ngo mushatse kurwandika ngo ugafata inyanja zikaba wino, ibase zikaba amakaramu, ngo ijuru ikaba impapuro, ngo niho icyashira inyanja zakama mutararangiza kubyandika. Imana yonyine ukwiri ni ishimwe rinini tutabasha kuvuga imbaraga zayo. Amen. Kuba Imana ikuzi, ikaba itarobanura abantu ku butoni, ikaba itajya yibagirwa. Amen. Ikazakurikirana urubyaro rwawe utagihari. Abandi bantu ujye uzataha bazaza bavuge ngo yego turahari, ngo nubwo nyine ngatashye ngo tuzakuba hafi. Barabeshya, bazavaho ku kiryo birangire. Ariko ijambo Imana yavuze, haleluya, iraririnda.
icya kabiri tuyishimira ni imirimo yakoze. Ubwo icya kabiri iki? Iby'Imana yakoze. Mu byo yakoze rero habamo bitatu. Hari ibyo yakoze tutabizi, hari ibyo yakoze nawe utazi, hari ibintu Imana yagukoreye utasabye, utazi, utanakijijwe, birahari. Nibyo bita ubuntu bw'Imana busaga. Iby'Imana yakoze harimo iby'Imana yakoze nge ntazi, kuko ngeze hano hari ibyo yakoze ku giti cyayo, naba mbizi cyangwa ntabizi yarabikoze. Impamvu ngirimo umwenda wo kwishima ku byo yakoze ntazi. Icya kabiri nishimira ku by'Imana yakoze, nishimira ibyo yakoze narayibwiye, nkayibwira nti wa Mana we nkorera kino kintu ikagikora. Icyo ngicyo nacyo ndakishimira. Ngashima ibyo yakoze ntazi, ntanabasha gutekereza, ntamenya nuko mpa agaciro, nkayishimira n'ibyo yakoze ngewe naba nibuka naba nzi. Ubu uri umuntu uzi ubwenge ugateganya yuko hari ibyo Imana yakoze utasengeye, utasabye, Imana yagusaba ifashe nk'icyemezo irabikora. Icya gatatu ni ukuyishimira ibyo izakora. Hari ukwiri, hari ibyo yakoze, hari n'ibyo izakora. Ibyo bitatu rero ubikubiramo amashimwe, ukavuga ngo Mana ngiye gushimira ukuri. Uramutse ufite uwo mwanya wo kwishimira ukuri bwakwira bugacya utararangiza, hanyuma ukongera uti ndagushimira Mana ibintu wankoreye ngenda tekereza, ukanabyo nubwo utabizi amazina ukaba uyibitsemo iyo credit, icyo cyizere uti ubu bizi nubwo ngewe ntabizi, no ubizi wa Mana we ndabigushimiye. Ukongera uti kandi mu rutonde rw'ibyo nagusabye hari ibyo wansubije, ukayishimira. Ukongera kuri gatatu uti hari n'ibindi uzankorera. Hari ibindi Imana biri muri process y'Imana, Imana izakora ikiri gukora. Byo dushima rero tubikoresha, ubwo nemo mvuga gushima icyo ari cyo. Dushima dute rero? Dukoresha uburyo bukurikira. Dushobora gushima Imana tuvuze mu magambo cyangwa turi gusenga. Ukavuga uti ndashaka gushima Imana, ukavuga amagambo yo gushima, cyangwa ukaba uri wenyine ukagenda ugashima. Ariyo mpamvu uyu mwanditsi izaburi ya 4 wa Zaburi 114 yavuze ngo mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikare bye muhimbaza, mushime musingiza izina rye. Dushaka gushima Imana dusenga, dushaka gushima Imana tuvuga, dushaka no gushima Imana turirimba, dushaka no gushima Imana dukora. Ni ibintu bine rero. Nashima Imana ndi kuvuga, nashima Imana ndi gusenga, nashima Imana ndi kuririmba, nashima Imana ndi gukora. Noneho tugeze ku gukora rero, niba ari ikintu kigoye mu buzima nabonye ni ugutwerera umuntu w'umukire. Gutwerera umukire biravuna, cyangwa kumugaburira. Kugaburira umukene biroroshye, ibyo muhaye byose ntajya aganya, nta n'ibyo abafite mu rugo. Arashima kubera ko nyine abona umwambaro wose umuguti njyane baba bagiye gufasha abakene, bashaka imyambaro itakibakwira, inkweto zacitse, ibisorori byatobotse, nibyo baha abatindi, nibyo baha abakene. Imana rero wibaze ugiye kuyishimisha umutima, amagambo, indirimbo, amasengesho, ugeze ku rwego ugiye kwishimisha ibintu bifatika, ukabyita ko ugiye kubiha Imana. Imana rero ukuntu muyibona igigaya, igigaya. Ntabwo Imana ikennye ngo urayifasha, ntabwo ifite ikibazo cy'abana batagiye ku ishuri, ntibuza yo kwishyura inzu, ariko ishatse ngo uyishime irakubwira ngo niba ushaka kuvuga ngo uje kunshimira, unshimisha umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ibyo utunze bingahe byose. Tekereza rero, niyo mpamvu hari umukecuru agiye gutanga amaturo yo gushima, amaze kuyatwanga mu rusengero Yesu yarahicaye, ahita avuga ati ngiye gutangaza uko abantu bagiye batanga. Umwe Yesu avuga ati ahagurutse umukecuru w'umupfakazi ati hagarara hano, niwe watuye menshi. Abakire baraho bati ngo iki uyu muntu utagira n'icyarya yatuye menshi? Yesu aravuga ngo yatuye igikoroto kimwe, ariko niyo kapitale yari afite, nicyo yari asigaranye. Imana rero igiye gutanga ireba icyo utanze n'icyo usigaranye. Twebwe tugiye kumva umuntu avuga ngo ngewe ku bw'umurimo w'Imana ntanze 50, dukoma amashyi kuko twumva ari menshi kuri twe, ariko Imana ibiza aho yakuye nasigaye. Twebwe tubona yo duhaye tuza aho yavanye n'icyo usigaranye. Imana rero yabwiye Abisirayeli ngo nimuza gutanga igitambo, buri igitambo cyo muri Ancien Testament, Isezerano rya kera, cyangwa kitagira inenge,
akavuga ati niba wakoze icyaha ukaza imbere yanjye uje gutamba igitambo, uzazane inuma itapfuye. Inuma itapfuye, sishaka inuma itapfuye, uzane intama idafite inenge, uzane inka itagira inenge, kubera ko urusengero rw'i Yerusalemu rwabaga mu majyepfo, Isiraheli ingana n'u Rwanda, ikaba ifite intara eshatu, ifite icyo bita Galilaya, Samariya na Yudeya. Yudeya mu majyepfo nk'uwagira Rusizi, murafata Samariya muyigire nk'Ikigali, mufate Galilaya muyijyane mu Mutara, mufate Yerusalemu muyijyane Rusizi. Noneho murebe kuzavana itungo i Galilaya ukarimanukana i Samariya ukarigeza hehe? I Rusizi, ritafite inenge, ritarwaye. Abatambyi rero mu isezerano rya kera bahita babwira abantu baturuka mu zindi ntara bati, kwirirwa muza gutamba ibitambo bizabagora, mujye muzana amafaranga, twebwe tuzakora amaferme, famu, urwuri. Noneho mwebwe mujye muza mugura amatungo mutambe kugira ngo zitaba zapfuye. Abo batambyi ba kera rero bahita babigira business, kuko niwe wagombaga kugurisha hitungo akanarishima akanariguha. Bahitamo kujya bazana rero izimugaye za caguwa, mbese ati Imana irayemeye nanjye uza kuyitamba apfa kuzana nta kibazo. Yesu afata ikiziriko aravuga ati mwangegera mwe, mwabisambu mwe, yabise amazina ngo yaravuze ngo inzu wanjye mwayigize iki? Iguriro n'inzu y'abambuzi n'abajura. Bari barakoze iyo business, waza kuzana uti rero ngiye mvuye i Galilaya mushakira kanuma, bagashaka hapfu ijisho kagenda gacumbagira, bati Imana irakemeye. Imana yanga ko muyisondeka. Nushima Imana ntacyo wayiha, ariko uzajya uyiha ikintu ko uyuha umukire nyine birakuvuna, ariko ugira ikintu kiruta ibindi. Niyo mpamvu Imana yabwiye Isaka Aburahamu ngo kubera ko umpaye umwana wawe, aka kanya ubayisekuruza w'iki? Wabizera. Yari afite abana babiri, yari kuzana Ishimayeli cyakazana Isaka. Gutanga umwana wawe umwe nta nundi bazabyara, Imana yaravuze ngo unkoza ahantu. Nimujya gukorera Imana mugiye kwishima, mujye mutanga ikintu cyiza kiruta ibindi. Amen. Hanyuma rero nuko bashima bavuga amagambo, bashima basenga, bashima baririmba, bashima bagira icyo batanga. Hanyuma rero Imana ntirya ruswa, mwe mubyibutse, ntago Imana irya ruswa. Nukuvuga ngo iyo ugiye gushima ireba kuri kubeshya. Hari n'abajya bashaka kubeshyera Imana ibyo itakoze, atari uko byayinaniye, kugira ngo washyiremo isose n'ibirungo, akuza ajya uvuga ibintu mu mazina yabyo, utogira ibyo wongeraho cyangwa se ugabanyeho. Ikibazo cya kabiri kikibaza rero, ni ryari dukwiye gushima? Ni ryari dukwiye gushima? Hari amajwi y'abadayimoni ajya abwira abantu ko isaha itaragera, hari bitaruzura, waburetse. Ariko Bibiliya hari ikintu ivuga mu rwandiko yandikiye Abatesalonike rwa mbere 5:18, haravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima. Mu bibaho bingahe? Byose. Kubera iki dushima mu bibaho byose? Ni impamvu nababwiye tugitangira, nuko n'ibyo udashaka udakunda bikubayeho, Imana ishobora kubyengamo umunezero. Niyo mpamvu muri byavuze ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, kandi ahindura imibabaro ngo agire gute? Ngo anezeze. Reka twibaze niba iryo jambo turyemera ko ari ukuri, twemera ko imibabaro yacu yose ariko ayizi kandi akabayihindura umunezero ngo atunezeze. Imana iramutse ifashe imibabaro ikayikuramo amashimwe, igafata ibitubaho byose ikabikuramo amashimwe, mwakaba ntabyo, nta mibabaro agira, undi afite imike, undi afite igereranyije, undi afite myinshi. Hanyuma Imana ikagenda ikayihindura. Ninde wajyana amashimwe menshi? Nufite imibabaro ingahe? Myinshi. Niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo mu bibaho bingahe? Byose muhore mushima, kuko ari by'Imana igira gute? Ibashakaho. Umuntu ashobora kumbona mpagaze hano, ngiye hano nahaza ngo n'imibabaro niyo yangishije hano mpagaze, kandi Imana iza kungisha inama, sindi kubyemera. Hari ibintu Imana ikoresha ibitubaho tudashaka, tutifuza. Niyo mpamvu musoma Bibiliya haranditse ngo ndabatirisha amazi, ngariko inyuma yanjye hari uzabatirisha umwuka wera n'iki? N'umuriro. Umwuka wera wo murawuzi, ariko umuriro ni ibigeragezo. Ntabwo rero umuntu abitoranya ngo Mana ngo urumva ngo ngiye ukubwira rero
ngo ibigeragezo ngo oya, Imana niyo igutoranyiriza. Bibiliya ikavuga ngo hamwe n'ibitugerageza ntabwo izemera ko ugeragezwa ibirenze kwizera kwawe. Hamwe n'ibikugerageza izagucira kanzu ubone uko ubisohokamo. Njyewe rero ubu ngubu hagize ibindi ibyambayeho n'ibiri kumbaho n'ibizambaho, naje kubona ko umuririmbyi yavuze ngo byose biva mu rukundo rw'Imana. Ibyago byacu, iyo ndirimbo ntimuyizi, ibyago byacu n'ibyishimo byacu byose biva hehe? Mu rukundo rw'Imana, ngo bikora n'ishyirahamwe. Icyamwe murarizi, bifatanyiriza hamwe kutuzanira iki? Ibyiza. Mwabyumvise? Birakorana. Ibyo udashaka, ibyo udakunda, ibyo utishimira, Imana irabyegeranya ikabivanamo ishimwe rikomeye. Niyo mpamvu ngiye nagenda mu buzima bwawe nagiye nyuramo, hari ibintu byambayeho. Kamagura ikintu kimwe cyambayeho, ni byinshi, kamujye kimwe. Nigeze njya gukora ahantu, njya akazi nakoze, nzi gukora akazi kenshi. Ntabwo ngewe ndi umupasiteri gusa, nzi no gukora kandi kazi. Nzi guhinga, nzi korora, nzi kubaka, ndi umwarimu, byose nabikora, nta na kimwe nakora. Nta nzara yandya, ndi muzima, bandi igishoro kigendera. Nta nzara ibi mbabwira ni ukuri, nta nzara yandya mfite amaboko n'amaguru n'amaso. Mfa kuba ndi muzima gusa. Ntangiye nta n'isoni bintera, nakwicara hano ku mugoroba nkagura ibigori, nkabyotsa, mukanseka mukapfa kuyamba. Mwajya munseka ati disa ari kotsa ibigori. Ikingeze mupfa kunyishyura. Nge ntacyo bimbwiye. Nacuruza amakara, nashyira ku kadobo, mukanseka mupfa kunyishyura. N'abadodera inkweto uko mutambutse zicika, cyane iz'abagore, mukajya mu 200 kuri buri rukweto rwose rucitse n'amasakosha yanyu. Imana rero yampaye umutima wo kumva ngewe ubuzima bwanjye butangoye, nta byubahiro ngewe nkunda, nta n'ibyo mbamo, nta n'icyo binambwiye. Cy'ingenzi nuko mbaho. Hanyuma rero rimwe umunsi umwe rero nagiye gukora ahantu nakoraga nyine mu mirimo myinshi mfite. Nabwiriza, nakwigisha, nabyo njya mbikora. Icyo gihe nari ngiye gukora ahantu ku rusengero, ndashaka kuvuga uburyo ki ibintu bibi bituvandiramo ibintu byiza. Nibyo nshaka kuvuga. Ubu ngiye singirwana n'ibintu bimbaho, mfa kuba nta cyaha nakoze. Hari igihe uhura n'ibigeragezo kubera ko wakoze icyaha Imana iri kuguhana cyangwa ishaka kukugarura. Iyo rero ibintu bikubaho nta ruhare wabigizemo, Imana yabigutoranyirije, mu byo ukwiye gushima Imana, ukwiye gushima Imana n'ibiri kukubaho. Nacyo ni icyizere Imana ibikugiriye. No kugeragezwa nabyo ni umugisha. Hahirwa uyihanganira ibyo ute? Namara kwemera azahabwa ikamba ry'iki? Abantu hano mwize, hano hari abantu mwize. Iyo mwize burya examen ni test. Examen burya ni ikigeragezo. Ikizamini ni ikigeragezo. Mwibaze hari bagiye gutanga akazi, bakavuga ati abantu tuye gutanga akazi, abize muzana amadiplome. Bahari ibyo bita preselection. Hari babanza gutoranya abo abazakora ibizami. Niko ntekereza. Babanza gushyiraho criteria bakazishyiraho, mwese mukazana amadiplome. Barangiza hari icyo bita short list, bakazana urutonde rw'abantu bemerewe kuzakora ikizami. Ukiburaho. Wibutse ko ikintu wibuzeho ntago ari akazi wagiye gusaba akazi, babanza gutoranya abajya gukora ikizami. We wibuzeho, urishima. Yo wibonye rero mu bazageragezwa rero, ubwo ikizami n'ikigeragezo. Imana ishimwe nibonye mu bazajya kugeragezwa. Si byose? Sinbyo mvuze, sinimwe kubyumva. Bahamagaye abantu bagiye guhabwa akazi, babanza gutoranyamo, bazana impapuro zanyu, batoranyamo abazakora ikizami. Noneho rero wibonye kuri liste y'abazagikora, ntutajya gushimana ko ujya gukora ikigeragezo. Ndagushima Mana ko ukize mu bigeragezo, kundi kuri liste y'abazageragezwa. Mpamvu birivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azaye ikamba ry'iki? Ry'ubugingo. Ibigeragezo rero nge niyo byangejeje hano, mpagaze hano, nibigerageza Imana yangijemo. Byo byatumye mubona nicaye aha. Imibabaro yanjye yose Imana yayenzemo kunzana hano. Reka mvugemo kimwe muri byinshi, sinaje gutanga ubuhamya, ariko reka mvugemo akantu kamwe. Nigeze njya gukora ahantu, ndi umupasiteri,
banjyana gukora ku itorero runaka. Mpageze umuyobozi w'itorero muri ADEPR bagira amazina, abapasire bagira, hari abo bitwa abakuru b'itorero, abo bitwa bavuga butumwa, ubu nto barabihinduye. Umuntu uyobora itorero wese yitwa umuyobozi w'itorero, umupasiri wese bamwita umushumba. Ayo mazina yandi yavuyeho. Umuntu wese ufite inshingano za gipasiteri wese yitwa umushumba. Hanyuma mundi muntu uyobora itorero adafite izo nshingano, yaba ari mwarimu, yaba ari diakoni, yaba ari inde, bamwita umuyobozi w'itorero. Niyo mazina nuko byahindutse. Ngiye nari umukuru w'itorero muri icyo gihe rero. Niyemurirwa gukora kuri paruwasi runaka. Mpageze umushumba w'iyo paruwasi agambirira ko ntazigera mfata mikrofone ngo mbwirize ijambo ry'Imana kandi nyobora ndi umuyobozi, ariko kizira ko mfatabira ngo nyibumbure. Mwumva icyo kigeragezo. Arambye ati uzajya uyobora amateraniro ariko ntabwo uzajya wigisha ijambo ry'Imana. Ndetse habaye iki? Arambye ati hano ninjye uhayobora kandi arabikora, arabishobora. Yigishaga wenyine kamara nk'ukwezi avuga wenyine, yaba ataje agasigaho umushyitsi, ngiye nkajya muyoborera. Baye baramubwiye bati uriya muntu numuha mikrofone akasa nk'uvuga ijambo ry'Imana, abantu bazakuvaho bamugiho. Uburyo bwiza wakora rero, mwime kuzajya yigisha, azajya kuyoborera, kandi niba udahari ujye usaka umushyitsi. Cyarambabaje, ariko sinamenya ko Imana igiye kukinyuzamo umugisha ukomeye. Amaze kubigenza gutyo rero, nyine umundi kumbuza gufata Bibiliya naranabyize, ngibyo mba muri naranabyize, ngiye Bibiliya narayize, nize imyaka myinshi irenga 10 nicaye ku ntebe y'ishuri ga Bibiliya. None umuntu afashe umwanzuro, kandi n'umuyobozi wanjye ntacyo namutwara, ariko mva inyungu nakuyemo, bitanibaza mu mutima, ubundi kuko cyumwira ariho honyine yambujije, niba turazajyazamo. Urumva niba turi hashobora cyangwa ntagazashobora. Ndavuga ati niba turi naza azatagangara, ntagazandwanya ku cyumweru, andwanye no muri nibature no mu masengesho. Azabagiye mu nama bitangata muri za nibature rero. Ndangije ntangira kujya nkora n'amasengesho, nendo twakora n'amasengesho y'umunsi wose ahera saa 3 kugeza saa 12. Kibaza ubaraza yigishe amasaha yose tazatagangara. Ariko muri ibyo bihe bitari ku cyumweru niho nahuriye n'Imana. Imana isuka umwuka wera muri ibyo bihe. Umwuka wera aramanuka. Imana impa promotion iza kunyimura aho hantu injyana handi. Bitambona ko mbese ibihe byiza nagiriye aho hantu. Mbese nagiriye ibihe byiza aho bantaye. Bazi ngo barampimye naho nongeye kubonera Imana. Kambabwira muri byavuze ngo uwanse kansuzuguye abakunsuniki yeho. Ahantu hose bazakujyana. Tukajya uvuza induru, ujye ubwira Imana ntaguhera umugisha. Amen. Byangiriye akamaro, ni histoire ndende, ari nashaka kubabwira ngo ni ryari dukwiye gushima Imana. Ni ku ngingo ya 2, ibihe bingahe byose ngo mushima Imana ubudasiba, kuko ari by'Imana igira gute ibashakaho. Hanyuma rero ngeze ku cya 3. Hari igihe turi muri condition zitari favorable, turi mu bihe bibi, mu bihe wabuze umuntu wawe, wahombye, fiancé wawe yakubenze, kandi twari tubizi ko mufitanye gahunda y'ubukwe. Mbese ukumva ikintu kigiye kuza, no guhita ubivamo no kubwira Imana ngo Mana uranyanga, ntunkunda. Ariko iyo usomye Bibiliya yo irabivuga, wenda na korari mahoro baraza bajya bayiririmba ngo naho imitima itatoha. Ubwo se yaba kuki bice 3 umurongo wa 17 kugeza 18, naho imitini itatoha. Hanyuma inzabibu ntiziki zera imbuto, amasho agashira, nta cyambuza kwishimira agakiza k'iki k'Imana yanjye. Kambabwire rero, ni ryari dukwiye gushima Imana? Ni n'igihe byanze, igihe bitemeye, igihe bitameze neza. Ngiye kwabura aka kantu muzagakore. Nta muntu ndabona wuzura umwuka wera ari kuganya. Nguganye wuzura umwuka wera. Y'abantu bagiye kuzura umwuka wera no kubatezwamo babanza gushima. Ndimo mbwira abantu bari hano, bari mu buzima badashaka, bari mu bihe bitari favorable, ko Imana ivuganye nawe muri amateraniro ngo niyo gushimwa n'igihe imitini itatoha.
inzabibu ntizera iki? Imbuto. Amashyo agashira hehe? Mu biraro. Ujye ushima Imana. Uramutse ubizi rero waba uri umuhanga. Uzi iyo ushimye Imana bitaremera ugashima Imana bimeze gutyo uri kuyicyurira. Sinzi ibyo mwabyumvise. Uyicyuriye uti Imana ndagushima ko imitima itatoshye. Imana avuga se wa mugani kuki ashima itatoshye? Igete ishaka kunhita. Yumva mbese uyibwiye uti yumva yicyuriye. Umuntu utarabona urubyaro abwira Imana ngo Mana ndagushima ko utanga abana. Uyibwiye uti wanjijije iki ngewe? Uyikoza ahantu. Ndagushima Imana ko ugaburira abashonje utariye. Muzirinde kubwira Imana ko muyishima uko byemeye. Mujya muyishima ubwo uti Imana ndagushima ko ari wowe utuza abantu abatagira shinge na rugero ukabaha aho baba. Ukagira mutagira inzu bahora basohora mu nzu. Uzabwira Imana Mana ndagushima ko n'inyoni zigira ibyari n'inguzu zikagira imyobo. Imana bivuze ati umva uko nambwesha, umva uko nanjuriye. Ngarambye inguzu zigira imyobo n'inyoni igira icyari. Mujye mubwira Imana ntimuyibwiye ngo nibizane. Uyibwire ndagushima ko bishoboye. Ndagushima ko ushoboye kugaburira abantu. Mujye muyibwira gutyo. Imana iri kwiye gushimwa n'igihe bitari byemera. Icya kane rero cyabazaga ngo ni gute Imana yagura ubwami bwayo ibinyujije mu bigeragezo. Ibigeragezo tunyuramo ni gute Imana ibikoresha yagura ubwami bwayo. Iyo nkuru wayisanga muri 16 mu byakozwe n'intumwa umurongo wa 30 kugeza 34. Ni inkuru nziza cyane. Niho nashaka kuvuga cyane uburyo ki Imana ibikorwa byayo igi bikoresha ibigeragezo abantu bamenye Imana mu ngorane banyuzemo. Yusomye iryo jambo mu byakozwe n'intumwa 13:30 wasanga Paulo na Silasi hari ikintu bakoze. Baciye ahantu basanga umuntu w'umujanguragura ufite imiti bamusengeye arakira. Ngabari baramushyize mw'ibyo birozi n'imyuka mibi babura inyungu kuri we. Uwo muntu waraguraga dore ukuntu yavugaga. Paulo yagiye kuvuga ubutumwa muri za Makedoniya ni mu Burayi aho bita Filipi. Agezeyo rero umukobwa umuja banza ari umugabo n'umuja yari umukobwa shaka umukobwa. Agenda rero akora icyo bita sensibilisation. Yagendaga inyuma n'imbere yabona Paulo aza kuvuga ubutumwa akavuga ngo nimwumve aba bantu n'abakozi b'Imana isumba byose kandi ubutumwa bababwira n'ubutumwa bw'agakiza. Paulo aravuga ati tubonye umuntu dufasha mu ivuga butumwa naho n'abadayimoni bari kumukoresha. Paulo akumva nyine ni support ni motivation. Yumva nyine n'inkunga. Uzi kuvuga ngo hari igiterane mwese muza mu kijyemo korera amahoro ifite igiterane. Ibaza umuntu agiye bivuga muri uyu mujyi akaba ari umukonikoni akajya ku maradiyo korera amahoro ifite igiterane cyo gushima Imana ntimucikwe mwese nukuhagera ni saa 9 dufite korale turute mu Ruhangiro bavuga ubutumwa badasanzwe. Claude Uwimana Claude guturuka muri Mbugangari. Urumva uwo muntu ataba ntacyo wamuhaye. Ngari kamaze iminsi aravuga ati iyi ni Imana cyangwa n'abadayimoni. Ibyo avuga byari byo ako spirit iri behind inyuma y'ibyo avuga ari imyuka mibi. Ahita avuga ati ni dayimoni tu. Ati dayimoni sohoka muvemo. Wakwibaza ni izihe nyungu abari baramushyize mu myuka mibi bari bakeneye kuri uwo muntu. Nyine ko avuga ibintu byiza cyari igikoresho cy'abantu babaruze n'abakonikoni b'i Makedoniya baye baramushyize mu iyo myuka yo kujijisha abantu kugira ngo Paulo namara kugenda na Silasi noneho Paulo na Silasi nibamara kuva muri uwo mujyi bagire ngo wa wundi nawe ni umukozi w'Imana babona uko bafata abantu bose bari babwirijwe abayobye abasuke mu iyo myuka mibi. Ababwira ati rero murabizi ko igiterane kivuye muri uwo mujyi nanjye nari muri mobilisation. Paulo ahita avuga ati dayimoni toka soka muri uyu muntu. Uwo mwanya abadayimoni bamuvamo bamuzima ahita akurikira Paulo mwivuga butumwa ahinduka umuntu w'Imana. Ngo bashebuje babonye ko nta nyungu bakimutezemo bahita bahimba ikinyoma ngo haje abantu muri uyu mujyi barwanya abaroma bavuga ibintu utemeye barabafata Paulo baramukurubana
bamushyira mu nzu y'imbohe na Sirasi, barabakubise inguma hafi yo gupfa, maze babwira umuyobozi wa gereza ngo bajugunyemo muri gereza, ngo nawe yumvise gutyo ngo abata muri gereza hagati abajugunyamo. Abagejeje muri gereza hagati biriwe ubusa, barashonje, bakubiswe. Ariko icyo nakundiye Pawulo, icyo namukundiye, yari afite nationalite y'Abaroma. Ubundi umuroma ntabwo bamukubitaga, umuroma ntabwo bamukubitaga, ariko ari kumwe na bene data batari Abaroma. Aravuga ati se njye nikuramo nkavuga ko ndi umuroma kuko ndakubitwa, abandi bo bavuga butumwa twajyanye bagakubitwa, wapfana n'abandi. Apfana n'abandi nubwo afite ibyangombwa byo kudakubitwa. Bageze mu gicuku hagati rero, babazirika ngo bababoha mu mbago, bazanye ibiti by'ingeri babashyira ku maguru, barahambira, babahambira hagati mu gatuza, amaboko bayazirikira inyuma. Maze bageze mu gicuku hagati nka saa 8, gicuku hagati ni nka saa 8 zuzuye, baravugana bati iyo umuntu bamuziritse amaboko n'amaguru, ariko umunwa ntibawibutse ko umuntu ujya ukora. Nuke ko nababwiye ngo dushobora gushima Imana dukora, tuvuga, dusenga cyangwa turirimba. Bakoze ibintu bibiri, ntabwo babwiye Imana ngo bakure muri gereza. Bakoresheje ya formule nababwiye yo gucyurira Imana. Barebye ati wa Mana we, ati watwemerera ukadutega amatwi tukagushima, ngo ni munshime. Batumva tukubwire rero, ati wakora yakorera wowe Mana, tumva kandi ukuntu bambwiye we, tuwasenga yasenga wowe, turi imfura, uri yangamugayo, turi umunyembaraga, wowe watumye Abisirayeli bava muri Egiputa, uzi kurwana wa Mana we, wowe wabatungishije Mana imyaka 40 ibiryo bidahinduka ntibabyimba amaguru, wowe warebye amazi igikuba kigacika agatanga inzira, waheretse Yeriko, uri umunyembaraga. Bararirimba ngo barasenga kubera ko bakoze ku mutima w'Imana. Imana ibira marika ati marayika we ari nkawe koko, abantu baryamye hariya bari kuvirana amaraso, baravuze ngo ndi mwiza, ngo ndi wo gushimwa ngibihe byose. Ati rero atumva manuka ukingura gereza. Imana cyane amatara muri gereza. Umuririmbyi yavuze ngo byose biranesheka iyo tutaretse gushima. Mujya mushima Imana bitari byemera. Imana ibone takwihangana, ibakora hehe? Muri gereza. Gereza irakinguka, amatara araka, amaze kwaka, umurinzi w'imbohe agira ngo bacitse. Pawulo aravuga ati ntaho twagiye turahari, habaye ibiki? Uti mu ijuru baraducaniye, bari baje kudusura. Ngabakura muri gereza iryo joro, abo muri ngoma arabuhagira, arabagaburira, aranababwiriza, barakizwa. Urwo rugo rurakizwa. Mu gitondo babimenye bati mubabwire bataye. Pawulo aravuga ati rero mwadukubise turi Abaroma, ntabwo tugenda mudahamagaye izindi nzego. Bati mutubabarira ntitwari tubizi, kuki se mwabita ibyahonga byanyu? Aravuga ngo kubwa Kristo Yesu. Haleluya. Ati ibyo Kristo yasigaye atakubiswe inkoni zasigaye zari zacu. Ariko itoro ry'Ifilipi mujya musoma hano byavutse kuri uwo munsi. Urugwaniko igihe yabandikiraga yarababwiye ngo shima umwami wacu Kristo kuko yatangije umurimo mwiza muri mwe, ari uzawukomeza kugeza ku munsi wande wa Kristo. Ibintu bitunyuramo Imana ibibyaza umusaruro ngo yagura ubwami bw'iki? Bw'Imana. Icyanyuma ngo dusenge rero, nizihe inyigisho cyangwa se ingero nziza eshanu twakwigira kuri bene data, ibyo dukwiye kwigira kuri Zaburi y'ijana umurongo wa 4, kuri 16 umurongo wa 30 hariya mu byakozwe n'intumwa, cyangwa se kuri Pawulo washimye Imana akavuga ngo ndashimira umwami wacu Yesu Kristo ko yabonye ndi wo kwizerwa akangabira umurimo we. Ibintu bitanu dukwiye kwiga kuri bene data. Icyambere, amen, dukwiye gushimira Imana ahantu hose turi bitaduteye isoni. Dukwiye gushimira Imana ahantu hose turi, ugashima Imana utitaye kubi bibwira, utitaye aho uri, ukajya promotinga, ugakora promotion zo kuvuga ibintu Imana yagukoreye. Muri mbyavuze ngo nubwo utari inshomo, utari n'umuhanga, ujye uvuga ko Yesu agira gute? Ababarira. Yesu ababarira. Isomo rya mbere twakuramo ni ugushima Imana ahantu hose turi. Icya kabiri,
dukwiye gushima Imana mu bibazo, kandi ni ukuri nta wabura ikibazo, gushima Imana mu bibazo. Ngewe nigeze nshima Imana amasaha 10, nashimye Imana amasaha 10, nigeze nshima Imana amasaha 10. Ibyavuyemo n'injye ubizi. Nari mfite, ngewe nashatse ndi umunyeshuri, nashatse niga mu mwaka wa 5, hanyuma muri segonderi mwaka wa 5 shaka ntagira akazi, njya ku ishuri, namaze ibyunguru nka 2 njya kwiga aho bita i Bukavu, Ipanzi. Nagomba kumara y'umwaka, ndagaruka, ngarutse ko nagomba kuba i Kigali. Hanyuma kubera ubukene bwinshi nari mfite, ku mwana wa mbere mfite witwa Esteri Tuyambaze, yari buvuke ariko ndafite ibikoresho by'umubyeyi, nta myenda, nta kintu, mvuye kwiga, ndi umunyeshuri, cyo kandi ndarangije wa 6 ngo nta kintu mfite. Numbwira madamu rero, Imana turaziranye, ngewe Imana avutse iwacu ibayo, nkura ihari, 12 ndabatizwa, 18 nuzura umwuka wera, kinga nagaruka mu gitondo ngiye kuganira nayo, kandi ndazana imyenda y'umwana, ndazana n'ibiryo nayo kwa muganga no kuguhimba, ndabizanira rimwe, ndagiye fata inzira rero njya gusenga. Nagiye gusenga nko mu masaa 2 z'ijoro, nagarutse mu gitondo. Nagiye nsenga mvuga ngo iki, nasenze amasaha 10. Ngera ndi hafi ya Stade Amahoro, aho ngaho hariya niho kwa ducumbitse, ntabwo nagiraga inzu ariko niho nari ncumbitse. Ndavuga nti ngiye kuzenguruka uyu mujyi wa Kigali, ndagaruka mu gitondo. Kandi urumva sinabona ibintu senga amasaha 10, akibyo nshima amasaha 10 nabibona. Ndimo mbwira abantu bango, ariko murasenga isaha ngavuga iki, nuko uvuga ibibazo. Yuvuga ibibazo nta mavuta aza mu bibazo. Kare nta mavuta, ibibazo ntabwo bizana amavuta. Kizana amavuta ni ugushima. Amen. Ndagenda rero ndavuga ngo ngiye kuva kuri Stade Amahoro, nkomeze Kibagabaga, bazi Kigali, nkomeze Kibagabaga, ndamanuka ngera aho bita ku Mavaze, nzamuke mu Kabuga ka Nyarutarama, nkomeze ncitagisirwa, nkomeze ngereza Nyabugogo, ngeza Rwandex, nkomeze ndagaruka mu gitondo, nambara inkweto cyangwa igikote. Ndagenda rero mpera kuri stade, mbera madamu ntindaza mu gitondo, kandi nubwo atajya avuga arabizi ko naje mu gitondo, niyo wankinguriye. Nagenda gashima, sinabona amasaha 10 ndi kuganya. Nagenda ndayibwira nti nubundi se nkwiye gushaka, ubwo natangiye rero nubundi se bwiza nkwiye gushaka ukurikije aho mvuka. Ndayibwiye nti nubundi se ni wowe n'urugo n'urwawe. Ndagenda nyibwira nubwo itibagirwa, nti naharya ni wowe, nibutse igisebe narwaye muri primaire, imyaka yose ndwaye gisebe, we naratobotse kuguru, kugenda kuva amaraso, shyira mwinyarabasanya, nihambiriye y'imigozi, umva kuguru kwatobotse. Niganye primaire. Kuratoboka, nagiye gushaka inkwi, kite kinjiramo, kurava amaraso, ntibyakira, ngirikaho imigozi ntibyakira, bitwa penicilline, ngafata agacupa kose ngasukamo, bikamanukamo, niga amaraso ava, ndagira ngo amaraso ava mu nzira. Sinagwara kanseri. Imana ati nibyo narabikoze. Nyine urabikoze, nyine urabikoze. Ego narinze ahantu nza kuyifata ngiye gusoza. Nyenda mpera kuri yo mifunzo, nabaga nararwaye, mpera aho mvuka, ndayibwiye we, ntabwo wabibura. Mushatse aho Imana yabakuye, haleluya. Mwibyavuze ngo bari imigisha iyi Imana yakugabiye, uyibara nzi usige n'umwe, erega ni myinshi y'iki yo gutangaza. Muri aba pasi bicaye hano, haruzi wacu, haruzi Papa aramuzi. Mvuga kwa data uburyo data yavutse, kandi iyo byawe n'umuntu ushonje kugira nawe urayivukana. Data yitwa Ngarisi. Ingarisi bivuga umuntu inzara yishe, bivuga nzara, n'umuntu
wazonzwe ni wowe wita ngarisi. Ingarisi ni umuntu w'inzara. Ngiye mvuka kwa nzara, ndayibwiye, nyibwiyeho mvuka, nyibwiye ubuzima bwanjye, nyibwiye amazi nanyweye y'ibishanga arimo nk'ibisimba, nyongaruzi n'ibindi by'udusimba. Muratuzi ababaye hafi y'ibishanga, udusimba twinshi nabivomaga ntazi nuko ukabinywa, ukanywa bya bintu sinzari biki, duto twinshi muratuzi, amazi y'imikara babaye hafi y'ibishanga. Misungwe ndayibwiye we, ubwo nyibwiye nka saa 3 ndayibwiye, nkabonye ikindi rindi shimwe saa 4, nkabona irindi z'ijoro saa 5, nkabona irindi saa 7, mbona irindi shimwe saa 8, saa 9, saa 10, saa 12 ndebye nti nshinge ku byo byose sinabura imyenda. Nyabugogo irunzeyo, Nyabugogo irunzeyo, n'uyu mwana simuzi n'uwawe. Nuko ndaza bageze mu rugo, ndakomanga nti kingura. Arakingura, ndamubwira nti ndananiwe, ndashonje, numagaye, kandyame. Njirambika ku gitanda, ngiryama gato, ye kuva umuntu ku rugi ko dondori. Imana birayinanira kwiyumanganya. Ndayishima, inanirwa kwiyumanganya. Itega amatwi, yumva amashimwe, sindi kuyibeshera. Ndayibwira ni wa Mana wasinga ubesheye, no kuba ndiho ni wowe, na kabiri ni wowe, nahangeze ni wowe. Ndayibwiye no gukora ubukwe ntibyandebaga, nagomba kuba narishingiye, dore ko n'inkwaro nayigujije. Wa Mana we, ndayibwiye. Ngiye kumva umuntu arakomanze mu gitondo, witwa Beatrice. Araje ati, ahamagaye akomanze, madamu gati ati ari mu masengesho, ati mwambwire ubutumwa nza kumubwira. Ati ndamushaka, mubwira byuki. Ati mfite amakuru meza, ati muboneye akazi. Umve, ngabona iki akazi ko kataje ikindi gihe cyose, kuki kaje mu gitondo naraye imbere yayo, kuki kaje nyavuyemo. Ahita ambwira ngo hari umuntu wari bumwubakire, ngo none yamubuze, ngo yibuka ko ndi umufundi, amba 400 yari menshi. 400 yari amafaranga menshi mu myaka 25 ishize, yari amafaranga menshi cyane. Ahita ambwira ati rero uri imyenda, ndaza nza kureba umwana nimugoroba, ngiye kuri chantier. Naje nza guterura Esther ku Kicukiro nimugoroba. Njewe nzimbaraga ziri mu gushima, nzimbaraga ziva mu gushima. Icyo mwakwigira kuri aba bantu rero nuko menya gushima bitaremera. Ntumurindire ko muzashima byemeye. Mushime biki muri process, mushime bigikuruka, mugishime bigipendinga, bitavaho biri. Icya gatatu dukwiye kwigira kuri aba bantu nuko yushimye Imana, hari abandi bantu bikomeza. Hari abantu babona umuntu agenda bakagira uko yavutse. Hari abandi bantu bikomeza. Gushima Imana bikomeza abandi. Gushima Imana bikomeza abandi. Icya kane, gushima Imana binagaragaza Imana. Imana nayo ubwayo iri mu byo yakoze. Nose Imana ubundi Imana ibaheye. Imana ko utayibona kuri moto ngo uyibone itwaye imodoka, Imana ibakwande. Iba mu byo yagize gute, ibyo yakoze. Imirimo y'Imana niyo igaragaza iki? Imana. Icyanyuma ngo dusenge Imana. Gushima Imana y'umuntu bitwongerera icyizere cy'ejo hazaza. Gushima Imana bitwongerera icyizere cy'ejo hazaza. Fashinanga yanjye ndirimbe, ngutuye ineza yo wangiriye, mutima wanjye wuzuye ishimwe. Uhaguruke ku byiza wangoreye. Fashinanga yanjye ndirimbe,
ngutuye ineza yo wangiriye mutima wanjye wuzuye ishimwe kuko ibyiza wankoreye shimwe shimwe ni ryawe shimwe ni ryawe shimwe ni ryawe uyu muntu waririmbye indirimbo sinshaka kumubabwira twabanaga ameze nabi njyewe na madamu uyu waririmbye indirimbo yaririmbye nawe aba hanze arara hanze ahagaze ku rupangu ameze n'aba bakobwa bamwanga bamubenga kubera ubukene ariko Imana haleluya yushimye Imana ubigiyemo umwe ibikugiyemo umwenda yushimye Imana uyishyizemo umwenda bita morale Imana ntabwo yakwihangana amen ndagira ngo dushime Imana dusenga ntabwo nshaka kumugira ibyifuzo musengera kuko tugiye gukurura page yose ugiye gukurura page uturu kuvuka uturuke kwa mama wawe uri buri akabebe utazi kuvuga uri abaguteruye bakajya bagutamika ibintu utazi ntiwapfa urebe mwabagore mwe ni mwagiye mubyarira ntago abagore bose batashye ikada burya uzabaza amakuru hari yabyariye haguye benshi nuriya mwana wabyaye ari muzima ari kuza n'igisimba afite amaguru 4 n'amaboko nk'8 uri kubigenza ute no kuba tukiri hano no kuba turi muri uyu mujyi wa Gisenyi na ya masasu na ya myuzuro yose yo mu ruhangiro Mwami Imana mpora ntangazwa cyane n'ibyaremwe n'ibiganza byawe y'inyenyeri no guhinda kw'inkuba byerekana ububasha bwa musubiremo Mwami Imana mpora ntangazwa cyane n'ibyaremwe n'ibiganza byawe inyenyeri no guhinda kw'inkuba byerekana ububasha bwawe Mwami Imana ndakuririmbira uri nkuru Mwami Imana ndakuririmbira uri nkuru haleluya shaka amashimwe urayabona shaka amashimwe urayabona byose biranesheka tutaretse gushima shaka amashimwe aho wavugije induru rekeraho warasakuje umva amasaha menshi ubuzima bwawe wayamaze uvuza induru ariko Imana yakoze ibyuzi n'ibyo utazi umva hari ibindi Imana iri gukora hari n'ibindi Imana irimo hari n'ibindi Imana ikubereyemo hari n'ibindi Imana iri gukora hari n'ibyo utasengeye hari n'ibyo utibwiye bizaba iyo Imana imeze gutyo nimureke tuyishime Imana y'imbabazi nyinshi Imana y'ubutware Imana ishobora ibintu byose uyu mwanya igiterane cya korali amahoro ni igiterane cyo gushima Imana ngo tukaza mu bikari byo dushima
ntabwo ari ukuza tuganya, ngo ni ukuza duhimbaza Imana, ngo dushima imirimo Imana yakoze. Abantu bose bari muri aya materaniro bakubereyemo umwenda wo gushima aho bavutse. Abo tunganya imyaka benshi ntibakibaho, ahabo haribagiranye. Abo tungana, abo dusangiye amateka ntabwo bakibaho. Ibyabajyanye nanjye byarandebaga, ariko birangije urandinda. None turiho kugeza uyu munsi, nta mpamvu yo kwiganyira, nta mpamvu yo gutaka, nta mpamvu yo kuvuza induru. Iyo akoze bya bindi izakora n'ibindi. Mana, muri aya materaniro nyemerera tugushimire. Ntabwo twabasha kubirangiza, ariko mu mwanya muto kuba duhumeka warinze uru Rwanda, urinda uyu mujyi wa Gisenyi, urinda abanyarwanda turi hano, uturinda amasasu, uturinda imyuzure. Hari abapfuye tureba, none turiho. Nta mpamvu yo gutaka, nta mpamvu y'induru, nta mpamvu y'urusaku. Twanze urusaku mu mitima, twanze urusaku rw'abarokore bahora baganya, bahora baganya. Turabyanze, turabyanze, turabyanze. Twiyemeje kugushima, twagushima turyamye, twagushima tubyutse, twagushima turwaye, twagushima turi bazima, twagushima twungutse, twagushima twahombye, twagushima byemeye, twagushima bitaremera. Turagushimye. Niwakira ishimwe ryacu, ibyo wakoze, ko waraduhaye agakiza ukadukura mu banyabyaha. Abapagani tungana barapfuye ntibagira ibyiringiro, naho twebwe tukiri mu isi, twebweho turi ubwoko bw'Imana, turabatambyi b'ubwami, turabandi. Ntabwo ari amashuri, ntabwo ari ugukiranuka, ni ubuntu bwawe gusa. Nubishimirwe Mana, twabonye ko turabo kwizerwa, ukatugabira umurimo wawe. Tugushimiye iyi ngabire ikomeye y'umurimo. Yo tugushimye ukora n'ibindi, yo tugushimye ibindi biribwiriza, yo tugushimye turi mu mbago hari iminyururu icika, baragushimye iminyururu iragwa, baragushimye izindi mbohe zirabyumva, baragushimagera zirakinguka. Hari imbaraga ziri mu gushima, hari imbaraga ziri mu gushima. Urakoze Mana.